Uwiteka guhire muvandimwe, nejejwe no gusuhuza muri aka kanya keza aho tugiye kuganira amagambo y'ubugingo. Tugiye kuganira amagambo afite umutwe uvuga ngo inzira igoye ariko ishoboka. Uri kumwe na Tuyisenge Elade, reka dusenge. Mwami wacu mwiza udukunda cyane uri mu ijuru, turagushimiye cyane ku mahirwe waduhaye yo kugira ijambo ryawe. Kakanya ducishwe bugufi cyane kugira ngo ubumbure ibyanditswe byera, ubitubumburire kandi ubumbure imitima yacu kugira ngo ishobozwe kwakira ijambo ryawe. Mwuka w'Imana tubere umwigisha kuva ku itangiriro kugeza ku musozo, mu izina rya Yesu, amen. Nkuko mbikubwiye, tugiye kuganira amagambo avuga ngo inzira igoye ariko ishoboka. Inzira igoye ariko ishoboka. Ikintu kigoye ariko gishoboka ntacyo kiba gitwaye. Kandi ndagira ngo mbabwire yuko kuba ibintu byaba bikomeye, kuba ibintu byaba bigoye, ntabwo biburizwamo ko bidashoboka. Kandi nubwo byakugaragarira nk'ibidashoboka, hari ushobora byose, ushobora kudushoboza. Reka dusome amagambo dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo igice cya 7 umurongo wa 13 kugeza ku murongo wa 14. Matayo igice cya 7 umurongo wa 13 na 14 haranditswe ngo munyure mu irembo rifunganye, kuko irembo ari rigari n'inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini, kandi abayinyuramo ni benshi. Ariko irembo rifunganye n'inzira ijya mu bugingo iraruhije, kandi abayinyuramo ni bake. Ndagira ngo tuyahuze n'amagambo dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka igice cya 13 umurongo wa 23 kugeza ku murongo wa 24. Luka 13 umurongo wa 23 kugeza 24 haranditswe ngo umuntu aramubaza ati, databuja, mbese abakizwa ni bake? Nawe aramusubiza ati, mugire umwete wo kunyura mu irembo rifunganye. Ndababwira yuko benshi bazashaka kurinyuramo ntibabibashe. Ndagira ngo dutekereze. Matayo yavuze ngo munyure mu irembo rifunganye, kuko irembo ari rigari n'inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini, kandi abayinyuramo ni benshi. Ariko irembo rifunganye n'inzira ijya mu bugingo iraruhije, kandi abayinyuramo ni bake. Ndagira ngo tuganire rero kuri iyi nzira ya bake, iyi nzira igoye ariko ishoboka. Ndagira ngo tubanze dutekereze, umuntu agera muri iyi nzira ate? Iyi nzira ko tugiye kuyivugaho, umuntu ayigera mwate? Nicyo kibazo numva nifuza ko duheraho tukakiganiraho, kandi ijambo ry'Imana rikadufasha kubona ibisubizo. Iyi nzira igoye ishoboka ite? Ese ahubwo umuntu ayigera mwate? Ndagira ngo nongere mbasubize mu gitabo cy'umugenzi. Ni igitabo cyiza umuntu wese wifuza kuzaboneka mu rurembo rwo mu ijuru akwiye gusoma, akwiye kwiga, kuko naje gusanga ni igitabo umukristo wese akwiye gutunga. Ndagira ngo twongere dutekereze, iyi nzira umuntu ayigera mwate? Reka twongere dufate igitabo cy'umugenzi, tugire ibintu bike dusomamo. Duhere ku cyigisho cya mbere, umuntu wari uhetse umutwaro. Nanyuraga mu butayu nibw'iyisi, mbona ahantu hari isenga ndyamamo, ndasinzira ndota inzozi. Muri izo nzozi mbona umugabo wambaye ubushwambagara ahagaze ateye umugongo urugo rwe, afite igitabo mu ntoki, ahetse umutwaro uremereye mu mugongo. Mwitegereje mbona bumbuye icyo gitabo, aragisoma. Akigisoma ararira, ahinda umushyitsi, maze atakibasha kwihangana arataka, araboroga ati, ngire nte? Akimeza atyo atahiwe. Agezeyo amara umwanya ashoboye wose yiyumanganyije, kugira ngo umugore we n'abana be batabona umubabaro we. Ariko ananirwa kumara umwanya muri ndacecetse, kuko umubabaro we ugwira. Nicyo cyatumye aheruka kubungura ubwenge, atangira kubabwira ati, mugore wanjye nkunda, namwe bana banjye nabyaye, jyewe inshuti yanyu y'amagara, nishwe n'umubabaro undemereye cyane, kandi nabariwe inkuru y'impamo y'uko uyu mudugudu wacu uzatwikwa n'umuriro uvuye mu ijuru. Muri iryo rimbuka riteye ubwoba, jyewe ubwanjye, nawe mugore wanjye, namwe bana nkunda, tuzarimbukana bibi, keretse ubuhungiro ntarabona bwaboneka bwo kudukiza. Bumvise ibyo, bene wabo baratangara cyane. Si uko bemeye yuko ibyo bababwiye ari ukuri, ari by'ukuri, ahubwo nuko bibwiye yuko yafashwe n'indwara isarisha. Nuko kuko bwari bwije,
bakibwira yuko ibitotsi byabasha kumukiza, bihuta kumuryamisha, ariko ijoro ringanya n'amanywa kumubabaza. Nicyo cyatumye mu kigwi cyo gusinzira akesha ijoro asuhuza umutima arira. Ndagira ngo twumve inzira igoye ariko ishoboka. Tubanze twibaze, umuntu witwa Mukristo wamenyekanye cyane, iyi nzira yayigeze mwate? Ndagira ngo uze kwihangana ukurikirane akantu ku kandi utarambiwe. Iyi nzira igoye ariko ishoboka. Ndongera ngo usubiriremo ko ibintu bigoye ariko bishoboka ntacyo bitwaye. Bukeye bamubaza uko ameze, arabasubiza ati ndashobora kumera nabi. Maze yongera kuganira nabo, ariko batangira kunangirwa imitima kandi batekereza kwirukanisha indwara ye, kumutota no kumukankamira. Ubundi baramusekaga, ubundi bakamutota, ubundi bakamuzinukwa rwose. Nicyo cyatumye atangira kwigunga mu nzu ye kugira ngo abasabire, ababarire no kugira ngo yiganyire umubabaro we. Kandi yagendagendaga mu mirima wenyine, ubundi asoma, ubundi asenga, amara iminsi agira atyo. Ndagira ngo mbanze nkwibutse ikintu gikomeye duhereyeho. Inzira igoye ariko ishoboka. Mukristo kugira ngo urugamba rutangire muri we byazanywe n'iki? Twite cyane kuri iyi ngingo. Mwitegereje mbona bumbuye icyo gitabo, aragisoma, akigisoma ararira, ahinda umushyitsi, maze atakibasha kwihangana, arataka araboroga ati ngire nte. Ndagira ngo nongere nkwibutse muvandimwe, iyi nzira ngiye kuganira nawe igoye ariko ishoboka. Ndagira ngo nkwibutse ko niba wifuza kuzayigendamo kandi ukazayigeramo, ukazagera iyo ujya amahoro, ndagira ngo nkubwire ibanga rya mbere ukwiye kuzirikana ugitangira iyi nzira. Ukwiye kuba inshuti y'igitabo cyitwa igitabo cy'Imana, Bibiliya, kuko kimwe mu bintu bya mbere byamufashije kugira ngo iyi nzira abashe kumenya ibyayo. Reka wumve, muri izo nzozi mbona umugabo wambaye ubushwambagara. Ubushwambagara se bushushanya iki? Ni ibyaha. Wambaye ubushwambagara ahagaze ateye umugongo urugo rwe, afite igitabo mu ntoki, ahetse umutwaro uremereye mu mugongo. Umutwaro uremereye nahoze nsoma mu gitabo cyitwa Rengera Ubuzima, umwanditsi wacu yaravuze ngo umutwaro urusha iyindi yose kuremera ni icyaha. Rero yari afite igitabo mu ntoki, icyo gitabo rero ni Bibiliya. Reka nongere ngusomere uko Pawulo yayivuzeho. Urwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 3 umurongo wa 16 na 17. Ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose. Rero kimwe mu bintu bya mbere ngeneye kugira ngo iyi nzira igoye ariko ishoboka natwe dushobokere, nuko tuba hafi ya Bibiliya, tukaba hafi y'ijambo ry'Imana ryahumetswe, ijambo ritanditswe n'abantu, ijambo ryahumetswe n'Imana. Imana igakoresha ibikoresho abantu kugira ngo babyandike, ariko rivuye ku Mana. Reka twumve, turacyari ku ngingo ibaza ngo umuntu agera muri iyi nzira ate. Reka twumve mu Kristo uko byakomeje. Bukeye mubona agenda mu mirima, asoma igitabo cye nk'uko yamenyereye, agira agahinda kenshi, akigisoma araturika arataka nk'uko yagenjeje cya gihe kindi, ati nkwiye gukora nte ngo mbone gukira. Ibyakozwe n'umwa 16 30 na 31. Mbona cyebaguza nk'ushaka kwiruka, maze arahagarara kuko atabashije kumenya aho ajya. Mbona umugabo witwaga mubwirizabutumwa aza aho ari, aramubaza ati uratakishwa n'iki? Aramusubiza ati mutware, nabwirijwe n'iki gitabo mfite mu ntoki yuko naciriweho iteka ryo gupfa, kandi ubwa nyuma nkaba mbikiwe kujya mu rubanza. Abaheburayo 9:27. Kandi numva yuko urupfu ntarushaka, n'urubanza ntazashobora kurutsinda. Mubwirizabutumwa aramubaza ati niki gituma udashaka gupfa, kuba ubugingo bufite ibyago byinshi? Uwo mugabo aramusubiza ati nuko ntinya yuko uyu mutwaro mpetse mu mugongo uzanzika ukangeza hasi y'ikuzimu, nkagwa ahanyiteguriwe muri Gehinomu. Yesaya 30:33. Kandi mutware, ubwo niteguye kujya mu nzu y'imbohe niyo rupfu rw'umubiri, siniteguye no kujya mu manza ubwa nyuma nkicwa urupfu rw'iteka. Gutekereza ibyo niko kuntakisha. Ndagira ngo nkwibutse, igihe wemereye ko iri jambo ry'Imana ukariba hafi,
ukaryemerera ukariha umwanya ukaryiga, nkubwije ukuri ntabwo uzasigara umeze nk'uko wari uri. hari abagiye bariha umwanya ribagirira umumaro, nawe nuriha umwanya rizagukoramo umurimo utangaje. Kibazo abantu benshi bafite iri jambo, abantu bariburiye umwanya. Reka wumve William Miller igihe yarihaga umwanya yavuze amagambo avuga ngo ibyanditswe byampindukiye umunezero kandi Yesu ambera inshuti, umukiza yampindukiye umutware uruta abandi bose. Uwo ni William Miller mu gitabo cy'intambara ikomeye cy'igisho cya 18. Ibyanditswe byampindukiye umunezero kandi Yesu ambera inshuti, umukiza yampindukiye umutware uruta abandi bose. Yarongeye aravuga ngo ibintu byose umutima wanjye washoboraga kwifuza byarahishuwe kandi mbona n'umuti w'indwara yose y'ubugingo bwanjye. Sinongera kugira amatsiko yo gusoma ibindi bintu byose, maze ndundurira umutima wanjye mu kwakira ubwenge buva ku Mana. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. William Miller iri jambo yari yarihishwe igihe kirekire, arihaye umwanya, byamukoreye ibintu bitangaje. Haravuga ngo ibintu byose umutima wanjye washoboraga kwifuza byarahishuwe kandi mbona n'umuti w'indwara yose y'ubugingo bwanjye. Sinongera kugira amatsiko yo gusoma ibindi bintu byose, maze ndundurira umutima wanjye mu kwakira ubwenge buva ku Mana. Umva nawe nuramuka iri jambo rihaye umwanya, ese ahubwo muvandimwe nkurikiye, iri jambo urarigira, iki gitabo urakigira, cyangwa nawe barirwa mu mugabane wa babandi bakiretse kikajyaho umukungugu? Biteye agahinda. Iki gitabo urakigira, none se uragitunze kiri ugiha umwanya cyangwa kiri mu kabati gusa, wagishyize muri varize gusa? Reka nkubwire, giha umwanya. Turi kwiga ikigisho kivuga ngo inzira igoye ariko ishoboka. Ndagira ngo mbabwire iri jambo rifite imbaraga. Iri jambo rifite imbaraga. Utinye ko Yesu yavuze ngo Bibiliya itubwira muri Yohana igice cya 3:16 gukomeza hasi, Imana yakunze abari mu isi cyane bituma itanga umwana wayo w'ikinege. Ijambo rikomeye aravuga ngo kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Iryo jambo niryo nashaka, umwizera wese atarimbuka. Kugira ngo wumve rero ko iri jambo rikomeye, kuko tubonye ko kwizera nicyo kintu gikomeye muri iriya somo, umwizera wese atarimbuka. Wumve rero iri jambo ukuntu rikomeye ndi kukubwira. Abaroma igice cya 10 umurongo wa 17, wumva amagambo ahari. Dore kwizera guheshwa no kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo. Ibintu byose dushobora guheshwa n'umusaraba wa Kristo tugomba kubiheshwa no kumva, kandi uko kumva kugomba kuzanwa n'ijambo rya Kristo. Rero uyu mukristo turi kuvuga urugendo rwo kugira ngo rutangire, yatangiriye urugendo mu guhakanya ijambo ry'Imana. Nawe niba wifuza kuboneka muri iyi nzira, iri jambo riha umwanya. Hari ijambo ry'Imana ryahumetswe, abantu bariburiye umwanya. Waboneye umwanya business, ubonera umwanya shuguri, ubonera umwanya sheni, ubonera umwanya akazi, ubonera umwanya boss. Reka ngusabe, niba wifuza kuboneka muri iyi nzira, umwanya ijambo ry'Imana. Reka twumve. Kandi ikintu nkubwira, nk'uko mukristo amaze kuriha umwanya ryamuhishuye, rikamusoma, akaryemerera, rikamutangaza, rigatangaza irishwe ryo muri we. Ndagira ngo nkubwire, igihe yari ageze mu rujijo, ageze mu kangaratete, ari mu rujijo rukomeye, ntabwo Imana yamuretse. Kubera iki? Iyo dusomye mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, hari amagambo meza amasoma. Yesaya igice cya 43, hari amagambo meza hari kugira ngo umenye Imana ubwayo niyo yatsindiye isoko ryo gukiza umunyabyaha. Yesaya igice cya 43 umurongo wa 11 kugeza ku murongo wa 12, handitswe amagambo avuga ngo jyewe ubwanjye ni jyewe witega, kandi nta wundi mukiza utari jyewe. Ni jyewe wabwirije iby'agakiza, kandi ndakiza, ndabigaragaza, kandi muri mwe nta yindi Imana yahabaye. Nicyo gituma muri abagabo bo kumamya ko ari jyewe Imana. Ikintu nshaka kubabwira ni iki? Ndashaka kubabwira ikintu gikomeye. Igihe ijambo ry'Imana warihaye umwanya, kubera yuko igihe ufite ijambo ry'Imana ufite Imana ubwayo. Imana yaratwiyegereje cyane. He came down to our level. Yaramanutse cyane, iradushyikiriza ku rwego rwacu kugira ngo tubashe kuyishyikira. Yihindura inyuguti
iza mu nyuguti kugira ngo tubashe kwishyikira. Igihe ufite ijambo ry'Imana ubwawe, ndagira ngo nkubwire uba ufite Imana hafi yawe. Niyo mpamvu birivuga ngo nimwegere Imana nayo izabegera. Igihe rero duhaye Imana umwanya, ndagira ngo nkubwire ijambo ry'Imana rizatwigisha kandi rizaduhishura. Kandi igihe tuzaba tugeze mu rujijo, Bibiliya tubwiye ngo n'igihe wabwirije iby'agakiza kandi ndakiza nkabigaragaza. Imana ubwo ari ikiza kandi ari yibwiriza iby'agakiza kandi ikabigaragaza. Igihe uzaba ugeze mu rujijo, ntabwo izagutererana, izakoherereza mubwirizabutumwa mu buryo butandukanye. Na Mukristo yaramubonye, maze mubwirizabutumwa akemura ikibazo cy'urujijo Mukristo yari afite. Reka twumve. Maze mubwirizabutumwa aramubaza ati, ubwo umeze utyo ni iki kiguhagaritsaho? Mubwirizabutumwa muha umuzingo w'igitabo cy'uruhu wanditsweho ngo ni muhungu umujinya uzatera, Matayo 3:7. Aragisoma, yitegereza mubwirizabutumwa cyane, aramubaza ati, mpungire? Mubwirizabutumwa mutungira urutoki hirya y'agasozi kagari cyane, aramubaza ati, urarora ririya rembo rito? Yego. Mwibuke isomo ryacu uko ryavuze, Matayo 7:13 na 14. Munyure mu irembo rifunganye, kuko irembo ari rigari n'inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini, kandi abayinyuramo ni benshi. Ariko irembo rifunganye n'inzira ijya mu bugingo iraruhije, kandi abayinyuramo ni bake. Icyigisho kiravuga ngo inzira igoye ariko ishoboka. Aramubwira ati, urarora ririya rembo? Uwo mugabo atoya arongera amubaza ati, urarora ririya tabaza ryaka cyane? Mwibuke ko Bibiliya ivuga Zaburi 119:105, ijambo ryawe ni tabaza ry'ibirenge byanjye. Aramusubiza ati, sinzi, ahari ndaribonye. Maze mubwirizabutumwa aramubwira ati, uboneze kuri ririya tabaza, ujyeyo udateshutse, nukora iryo uri bubone iryo nukora utyo uri bubone iryo rembo. Nurikomangaho urabwirwa ibyo ukwiriye gukora. Maze ndota atangiye kwiruka, ariko ataragera kure y'urugo rwe, umugore we n'abana babibonye baramuhamagara ngo agaruke. Yipfuka mu matwi, akomeza kwiruka avuga ati, bugingo 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 budashira. Nuko ntiyakebuka, ahubwo akomeza guhunga yerekeza hagati mu kibaya. Inzira igoye ariko ishoboka. Byari ibintu bikomeye. Kubera iki ndi kuvuga ngo ni inzira igoye kandi ishoboka? Ndabikubwira mu kanya, maze kukubwira uburyo Mukristo yayigezemo. Abaturanyi b'uwo mugabo basohorwa no kureba uko yiruka, kandi akiruka bamwe baramuseka, abandi baramukangisha, abandi baramuhamagara ngo agaruke. Muri abo harimo babiri bagambiriye kumugarura bamuhase. Umwe muri bo yitwaga Mudakurwa ku ijambo, undi yitwa Nyamugirya Nino. Icyo gihe yari amaze kuba intera, ariko bo bajya inama yo kumukurikira. Baragenda, hashize umwanya muto bamusohoraho. Arababaza ati, bagenzi banjye muzanywe n'iki? Bati, tuzanywe no kukugira inama kugarukana natwe. Arabasubiza atoya, ntibishoboka. Mutuye mu mudugudu witwa Rimbukiro, aho nanjye navukiye. Mbonye yuko ari kuri, kandi hazaza igihe vuba cyangwa kera muzapfirayo, muzikwe mugere hasi y'ikuzimu. Nuko nshuti zanjye, mwemere ibyo mvuze tujyane. Mudakurwa ku ijambo aramubaza ati, utiki? Dusiga inshuti zacu n'ibitunezeza byose. Inzira igoye ariko ishoboka. Dusiga inshuti zacu n'ibitunezeza byose. Mukristo niko mugabo yitwaga. Aramusubiza ati, ye, kuko ibyo mwasiga byose bidakwiye kugereranywa n'ibike mu byo nshaka guhabwa, kugira ngo binezeze. Kandi mwakwemera kujyana nanjye, ntimusubire inyuma, mwazamera nkanjye. Kuko aho njya bafite ibibahaza bigasigara. Nimuze muhinyuze amagambo yanjye. Mudakurwa ku ijambo ati, ibyo ushaka ni ibiki? Bikurekesha iby'isi byose. Mukristo ati, ndashaka ibiragwa bitabasha kubora cyangwa kwandura cyangwa kugajuka, bibitswe mu ijuru aho bitabasha kwangirika, kugira ngo ababishaka bazabihabwe mu gihe cyategetswe n'Imana. Ibyo byanditswe mu gitabo cyanjye. Niba wemeye kugisoma urabibonamo. Mudakurwa ku ijambo atashwi, kuraho igitabo cyawe, uragarukana natwe cyangwa urorere. Mukristo ati, ndanze, kuko nafashe yasuka. Luka 9:62.
nawe ufashe isuku ureba inyuma nyine. Mudakugwa ku ijambo ati nuko rero nyamugirya nino duhindukire dutahe. Hariho abibone b'abasazi benshi bameze nk'uyu, kandi iyo bibwiye ibitari byo bibwira ko barusha ubwenge abantu 7 bashobora kuvuga impamvu zo kubihakana. Nyamugirya nino ati witukana mukristo uyu mwiza, niba ibyo avuze ari ukuri aturusha gushaka ibyiza. Ku bwanjye umutima wanjye unyoshya kujyana nawe. Mudakugwa ku ijambo ati utiki nawe ubuze ubwenge, nyumvira dusubire iwacu. Ninde uzajyanwa n'umuntu usaza utyo? Subirayo niho uri bube ugize ubwenge. Mukristo abwira nyamugirya nino ati ahubwo tujyane nyamugirya nino, ibyo navuze biriho n'ibyiza bindi byinshi kandi byabonwa. Nawe niba utabyemeye soma ibyo muri iki gitabo cyanjye, kandi kugira ngo umenye yuko ibiririmo ari by'ukuri byose bihamywa ko ari koko n'amaraso y'uwacyandikishije. Nyamugirya nino abwira Mudakugwa ku ijambo ati nuko Mudakugwa ku ijambo singishidikanya, ahubwo ngambiriye kujyana n'uyu mwiza no kujya nsangira nawe ibyo abona. Maze abaza Mukristo ati inshuti yanjye nziza, mbese uzi inzira ijyaho heza? Mukristo aramusubiza ati nayobowe n'umugabo witwa Mubwirizabutumwa ngo nkwiye kwihutira kugera ku irembo rito twerekeye, niho turi bubwirwe iby'inzira. Nyamugirya nino ati nuko nshuti yanjye tugende. Bombi barajyana. Maze Mudakugwa ku ijambo aravuga ati jyeweho ndasubira iwanjye, sinshaka kujyana n'abayobejwe batyo b'ibicucu. Cyigisho kiti inzira igoye ariko ishoboka. Cyo cyari kwibaza ikibazo kivuga ngo umuntu agera muri iyi nzira ate? Ndagusaba igihe uri gukora iki cyigisho wicika intege. Hari ikintu nshaka kubwira, inzira igoye ariko ishoboka. Ndagira ngo nsoze kuri uyu mukristo. Maze ndota ko Mudakugwa ku ijambo amaze gutaha, Mukristo na Nyamugirya nino banyuraga mu kibaya baganira, batangira kuganira batya. Mukristo abaza Nyamugirya nino ati inshuti yanjye Nyamugirya nino, uri mugabo ki? Nishimiye yuko wemeye ko tujyana. Mudakugwa ku ijambo nawe iyaba yarababajwe nkanjye n'imbaraga zitarabonekaga n'ubwoba bitera, ntaba yatebutse kudusiga ngo atahe. Nyamugirya nino ati nuko mukristo kuko dusigaye twiherereye, ongera umbwire ibyaho tujya uko bisa kandi ibyo dukwiye gukorera kugira ngo tubitunge. Mukristo ati ndushaho kubyibwira mu mutima kuruta kubivugisha ururimi, ariko kuko ushaka kubimenya ndabigusomera mu gitabo cyanjye. Nyamugirya nino ati uratekereza yuko amagambo yo mu gitabo cyawe ari ay'ukuri rwose? Mukristo aramusubiza ati n'ay'ukuri kuko cyandikishijwe nitabasha kubeshya. Tito igice cya 1 umurongo wa 2. Nyamugirya nino ati ubuze neza, ariko se nayahe? Mukristo ati hariho ubwami butazashira uzabamo n'ubugingo buhoraho tuzahirwa kugira ngo tuzabe muri ubwo bwami iteka ryose. Nyamugirya nino ati ubuze neza, ariko se ibindi ni ibiki? Mukristo ati nta kurira kuzabayo cyangwa agahinda, kuko nyiraho azahanagura amarira yose ku maso yacu. Nyamugirya nino ati ariko se tuzabanayo n'abandi? Mukristo ati tuzabanayo n'abandi ibihumbi n'inzovu badutanzeyo. Muri abo nta n'umwe ugirira mugenzi we nabi, ahubwo bose barakundana kandi nabera. Bose bagendera mu maso y'Imana, bagahagarara imbere yayo bashimwa nayo iteka ryose. Kurangiza byose mu magambo make, tuzabonayo abakuru bambaye amakamba y'izahabu, kandi tuzabonayo abantu batemaguwe n'abisi n'abatwitswe n'abagaburiwe inyamaswa n'abaroshywe mu nyanja, babahora urukundo bakundaga nyiri icyo gihugu, bose ari bazima bambaye kudapfa nk'umwenda. Nyamugirya nino ati ayo magambo ndayumvise, ibi neza byenda kunyica, ariko se birashoboka kubitunga? Dukora iki kugira ngo tubihabwe? Mukristo ati ibyo umwami utwara icyo gihugu yabyandikishije muri iki gitabo. Uko ibyo bisobanurwa mu magambo make, niba tubikunda rwose azabiduhera ubuntu. Nyamugirya nino ati yewe ibyo biranejeje cyane, twihute cyane twihute. Mukristo ati simbasha kwihuta nk'uko nashaka, kuko mbuzwa n'uyu mutwaro mpetse. Reka mbabwire, ndashaka kugarukira aha ku bya Mukristo kugira ngo njye cyane aho nshaka. Ariko icyo mbabwira, tubonye abantu babiri babaye nk'aberekeza mu nzira ifunganye, ya nzira igoye, ariko umwe yari ahetse umutwaro, undi ntawe yari ahetse.
mbega ibihabane, uyu mutwaro w'icyaha, uyu mutwaro w'ibyaha. Bibiliya itubwira muri Yohana igice cya 16:8, ubwo umwuka wera azaza azatsinda ab'isi abemeza iby'icyaha. Uyu mukristo, uyu wari uhetse umutwaro, yari yemejwe n'umwuka wera iby'icyaha, naho uyu nyamugirya nino yemejwe n'ingororano azahabwa. Bose bisanga mu nzira, mbese bazagerayo? Oya, hadaciye kabiri bageze mu isaho gahinda gasaze, wa wundi utari ufite umutwaro yatewe n'umwuka wera yisubiriyeyo. Ariko wa wundi wajanywe mu nzira n'agahinda k'ibyaha ayoboye n'umwuka wera, yabwirijwe n'igitabo aricyo jambo ry'Imana, wa wundi ayigumamo kuko afite impamvu yo kuyivamo, afite impamvu yo kuyijyamo kuko afite aho ava, afite n'aho ajya. Naho wa wundi nta mpamvu zimukuri yari kuva. Bavandimwe, iyi nzira igoye ariko ishoboka, amakuru yawe nayo. Mukristo tumubona akomeza kugenda iyo nzira, tumubona agera ku musaraba, tumubona atura umutwaro, tumubona haza abagabo batatu bakamubwira ngo amahoro abe kuri wowe. Umwe aramubwira ati ibyaha byawe urababariwe, undi amushyira ikimenyetso mu ruhanga, undi amwambura bwa bushwambagara, amwambika ikanzu nziza ariyo gukiranuka kwa Yesu Kristo. Bavandimwe, amakuru yawe n'iyi nzira, ndagira ngo noneho tuganire. Waba wifuza kuzagera mu bwami bwo mu ijuru? Ndagira ngo tuganire. Inzira igoye ariko ishoboka. Reka ngusomere amagambo dusoma muri Matayo igice cya 10 umurongo wa 34 tugeze 39. Inzira igoye ariko ishoboka. Reka dusome. Mwe gutekereza ko nazanywe no kuzana amahoro mu isi? Sinaje kuzana amahoro, ahubwo naje kuzana inkota. Kuko naje gutanya umwana na se, umukobwa na nyina, umukazana na nyirabukwe, abanzi w'umuntu bazaho mu rugo rwe. Mwumve, inzira igoye ariko ishoboka. Ukunda se cyangwa nyina kubandutisha ntaba akwiye kuba uwanjye, kandi ukunda umuhungu we cyangwa umukobwa we kubandutisha ntaba akwiriye kuba uwanjye, kandi utikorera umusaraba we ngo ankurikire ntakwiye kuba uwanjye. Urengera ubugingo bwe azabubura, ariko utita ku bugingo bwe ku bwanjye azabubona. Inzira igoye ariko ishoboka. Umva inzira dusabwa kunyuramo. Yesu arivugira ati iyi nzira hari ibiyiranga, ntabwo ari inzira yo kuzana amahoro mu bantu. Ni inzira itangirana n'intambara, ni inzira itangirana n'urugamba. Mukristo atangira urugamba, atangira urugendo, ariko iyo nzira itangirana no gusiga umuryango we. Iyi nzira ntabwo bisaba yuko abantu bayumvikanaho, ntabwo ari inzira ikorerwa inama ngo umugabo n'umugore n'abana bayicarire bayigeho inama maze umwanzuro ufatiwe hamwe maze abantu bawukurikize. Ni inzira umuntu ifatira icyemezo cyo kuyijyamo ubwe. Mukristo afata umwanzuro agiye kubizanamo umuryango birananirana, ariko ko yari yafashe umwanzuro kandi umutima we watsinzwe, afata umwanzuro wo guhunga. Ntabwo hajya habaho inama yo guhunga. Iyo umuntu ahunga ntabwo akora inama. Mukristo arahunga, yari afite icyo ahunga, yahungaga irimbukiro agana mu rurembo Siyoni. Iyi ni inzira isaba ko umuntu yifatira icyemezo. Ni inzira isaba yuko ushobora gutandukana n'umugore wawe, ugatandukana n'umugabo, ugatandukana n'abana, ugatandukana n'imiryango, amasano y'umubiri ugatandukana nayo. Birira bivuze ngo naje gutanya umwana na se, umukobwa na nyina, umukazana na nyirabukwe, abanzi w'umuntu bazaho mu rugo rwe. Bazaba abanzi bapiki, bazapfa iyi nzira. Ni inzira igoye ariko ishoboka. Bazapfa inzira gute? Bazapfa inzira kuko bafite abami batandukanye. Umwe ayoborwa n'umwami w'ijuru, undi ayoborwa n'umwami w'isi. Umwe ayoborwa na Yesu, undi ayoborwa na Satani. Ntabwo abami babo bazahuza. Umwanzi w'umuntu azawo mu rugo rwe. Bazagira imvugo zitandukanye, ntabwo imvugo zizahuza. Inyambaro ntizahura, imvugo ntizahura, imikorere ntizahura. Ndatinya ko niba uhuza n'umugore wawe, niba uhuza n'umugabo wawe, niba uhuza n'abaturanyi bawe, niba uhuza n'abo mubana, kandi uvuga ko uri umukristo kandi wowe uvuga ko bari abapagani, ndatinya yuko ubeshya. Nakunze cyane amagambo uyu munsi nabonye ya Pastor David Asherik yaravuze ngo if your neighbor doesn't know you are a Christian, maybe you are not. Niba umuturanyi wawe atazi niba uri umukristo, birashoboka ko waba utariwe. If your co-workers
don't know that you are a Christian, maybe you are not. Niba uwo mukorana atazi niba uri umukirisitu, birashoboka ko waba utari we. If your employees don't know that you are a Christian, maybe you are not. Niba abakozi bawe batazi niba uri umukirisitu, birashoboka ko waba utari we. And someone had said, if you were accused of being a Christian in a court of law, would there be enough evidence to convict them? Umuntu umwe yaragize ati, uramutse urezwe mu rukiko ukaregwa yuko uri umukirisitu, mbese ushobora kubona ibihamya, ushobora kubitangira ibihamya, ugatanga abagabo, ushobora kubitangira ibihamya, ushobora kubona ibihamya bifatika bigushinja uruhamya ko uri umukirisitu. If your neighbor doesn't know you are Christian, maybe you are not. If your co-workers don't know that you are a Christian, maybe you are not. If your employees don't know that you are Christian, maybe you are not. And someone had said, if you are accused of being a Christian in a court of law, would there be enough evidence to convict them? Niba bo muturanye, niba bo mukorana, niba abaturanyi bawe, niba bukoresha, niba bakoresha bawe, niba bo musengana, niba bo muhura, niba bo mu rugo rwawe batazi yuko uri umukirisitu, uzi impamvu nuko utari we. Bibaye ngombwa yuko bakujyana mu rukiko bakakurega mu mategeko bavuga yuko bagushinja ko uri umukirisitu, ushobora kubona ibihamya bifatika byagushinjura uvuga ko uri umukirisitu. Wabibona? Wabemeza? Iki ni igihe cyo kubitekerezaho. Bavandimwe, ni by'ukuri Bibiliya iravuga ngo Yesu yazanywe no kuzana inkota, yaje gutanya abantu, ariko atari kugira ngo abantu bicane, ngo yaje kugira ngo haboneke umurongo utandukanya abantu, ikigaragaza abakirisitu n'abantu b'Imana bigaragare, haba mu mvugo, haba mu myambaro, haba ku buryo bimenyekana ko umuntu ari umukirisitu cyangwa atari umupagani. Bavandimwe, Bibiliya yavuze ngo ukunda se cyangwa nyina kubandutisha ntaba akwiye kuba uwanjye, kandi ukunda umuhungu cyangwa umukobwa we kubandutisha ntaba akwiye kuba uwanjye, kandi utikora umusabe ngo nkurikire ntakwiye kuba uwanjye. Urengera ubugingo bwe azabubura, ariko utita ku bugingo bwe ku bwanjye azabubona. Inzira igoye ariko ishoboka. Kubera iki turi kuvuga ngo inzira igoye kandi ishoboka? Nuko igoye ite? Ni inzira igusaba kugira ibyo uhara, kugira ibyo ureka. Byaba ngombwa n'umugabo ukamureka, byaba ngombwa n'abana ukabeka, kuko Bibiliya yavuze ngo ubakunda kubandutisha ntakwiye kuba umwigisha wanjye. Birakomeye ariko birashoboka. Hari ababishoboye, haleluya, hari ababishoboye. Dufite liste ndende y'ababishoboye. Iyo liste rero, inkuru nziza ngufitiye aka kanya, ntabwo iruzura. Ahagenwe kwandikwa abo babishoboye ntabwo haruzura, nawe izina ryawe birakwiye ko ribonekayo. Indirimbo ya 71 itubaza ikibazo kibaza ngo mbese nanditswemo, ukwiye kubyibaza. Uzirikana Luka yavuze muri Luka 13:23-24 yavuze ngo umuntu aramubaza ati, databuja mbese abakizwa ni bake? Nawe aramusubiza ati, mugire umwete wo kunyura mu irembo rifungana. Ndababwira yuko benshi bazashaka kurinyuramo niba bibashe. Reka twumve icyo Ellen G. White yavuze kuri aya magambo mu gitabo cyitwa Ibihamya by'itorero mu Cyongereza, icyigisho kivuga ngo two ways, inzira ebyiri. Volume ya mbere page 127 mu Cyongereza yaravuze ngo izi nzira ziratandukanye, zirahabanye kandi zijya mu byerekezo binyuranye. Imwe yerekeza ku bugingo buhoraho, indi ikerekeza ku rupfu rw'iteka. N'abanyura muri izo nzira nabo baratandukanye, haba mu mico, mu mibereho, mu myambarire ndetse n'ibiganiro. Abanyura mu nzira ifunganye biganirira ibyishimo n'umunezero bazagira ku iherezo ry'urugendo. Mu maso habo akenshi haba hijimye, ubundi akenshi hakarabagirana imirasire yera n'ibyishimo byera. Ntibambara nk'abari mu nzira ngari, ntibanavuga nkabo cyangwa ngo bakore nkabo. Mu nzira ngari bose batwarwa no kwita ku babo, batwarwa n'imyambarire, batwarwa n'umunezero wo mu nzira yabo. Ntibajya batekereza iherezo ry'urugendo rwabo, kurimbuka kuzaba ku iherezo ryabo ry'inzira. Ntibajya batekereza ku iherezo ry'urugendo rwabo, ntibajya batekereza kurimbuka kuzaba ku iherezo ry'inzira. Buri munsi begera kurimbuka kwabo.
iyo hagize ikigeragezo kibyuka bamwe batangira kureba inyuma bakibwira ko bageze aho rukomeye. Bamwe mu bavuga ko ari abagaragu b'Imana ntibamenya ko ibigeragezo biberaho kubatunganya. Two ways, inzira ebyiri zihabanye en direction très opposée, zihabanye. Bavandimwe, uri mu yihe? Bibiliya yavuze, nakunze ukuntu Matayo yabyanditse. Matayo 7:20, Matayo 7:13 na 14. Munyure mu irembo rifunganye, kuko irembo ari rigari n'inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini, kandi abayinyuramo ni benshi. Ariko irembo rifunganye n'inzira ijya mu bugingo iraruhije, kandi abayinyuramo ni bake. Kibazo umuntu yakwibaza, kubera iki iyi nzira? Iyi nzira ifunganye, iyi nzira turi kuvuga, inzira igoye ariko ishoboka, kubera iki iyi nzira ifite abakandida bake, noneho inzira ngari ikagira abakandida benshi? Impamvu iroroshye. Iyi nzira ifite abakandida bake ku mpamvu yuko ni inzira igoye, ni inzira bigusaba cost. Hari cost, hari ibyo usabwa kwigomwa, hari ibiguzi. Cost ya mbere ni ukwiyanga ubwawe, cost ya kabiri ni ukwanga isi, cost ya gatatu ni ukwanga Satani. Isi, umubiri na Satani. Umva ikintu gikomeye. Birakoroheye kwanga isi, birakoroheye kwiyanga ubwawe, birakoroheye kwanga Satani. Umva ibyorezo bitatu tubana nabyo. Wowe ubwawe uri icyorezo kitakoroheye. Number 2, icya kabiri, isi ni ikindi cyorezo gikomeye. Icya gatatu, Satani. Umva ibyorezo bikomeye bishobora kuzavutsa abantu benshi ubugingo buhoraho. Iyi nzira igoye bigatuma batabasha kuyinyuramo. Tubonye ko izi nzira zitandukanye kandi zihabanye kandi zijya mu byerekezo binyuranye. Imwe yerekeza ku bugingo buhoraho, indi ikerekeza ku rupfu rw'iteka. Iyi ni inzira yatangijwe na Adamu na Eva. Iyi nzira yatangiye kugaragarira neza ku muntu witwa Kayini na Abeli. Kayini yemera kwinyurira mu nzira itamugoye, itamuruhije, mu nzira ngari, aho atagomba kwiyanga ubwe ngo yange isi, yange Satani. Abeli ahitamo kwiyanga ubwe, yirinda ko umubiri wamuganza. Abantu benshi bamaze kuba abacakara b'imibiri, nyamara umuntu wemeye kunyura mu nzira ifunganye hari itegeko agenderaho. Imana yifuza kuyobora umubiri we iwuyoboje umutima. Mu gihe bahitamo kujya mu nzira ngari, bahitamo kuyobora umutima bawuyoboje umubiri. Uyoborwa nande? Umutima wawe n'umubiri wawe niki kiyobora ikindi? Ikiganza ikindi ni ikihe? Reka mbabwire, inzira igoye ariko ishoboka. Dufite amahirwe yuko iyi nzira nubwo igoye irashoboka. That's a good news. Iyo ni inkuru nziza. Nyemerera tuyumve neza. Niba waragize amahirwe kuboneka muri iyi nzira cyangwa ufite mu mishinga kuyibonekamo, ndagira ngo nkubwire, banza ubitekerezeho neza. Bitekereze neza, umere nk'umuntu ugeze ahantu bakabanza kumubwira iby'iyo nzira neza. Mu gitabo cy'umugenzi ngeze mbisoma, abwirwa iby'iyo nzira neza, amaze kubwirwa akaga kayirimo. Baramubaza bati, uracyakomeje gahunda yawe tukwandike nawe? Arabitekereza umwe, aravuga ati okay, mwandike izina ryanjye. Are you ready? Nawe witeguye kwandikisha izina ryawe muri iyo nzira? Reka mbanze nkubwire iyo nzira. Inzira igoye ariko ishoboka. Ubanze uyumve inkuru nziza ngufitiye, irashoboka. Reka ngusomere ikindi Ellen G. White yavuze kuri aya magambo igihe yari i Battle Creek. Nubundi ayo magambo nagusomeye muri cya gitabo kivuga Ihamya by'itorero ya volume ya mbere kuri cya cyisho kivuga ngo two ways, inzira ebyiri. Nubundi ni yerekwa yagiriye i Battle Creek. Nubundi yongeye kwandika kuri ibyo yerekwa mu gitabo, bongeye kwandika iryo yerekwa mu gitabo cyitwa Intumwa y'Imana cyisho cya 17. Ikigisho kivuga ngo inzira ifunganye. Please bakumwe nanjye wumva aya magambo. Inzira igoye ariko ishoboka. Mwumva iryo yerekwa yagize mu cya 868. Ellen G. White aravuga ati, narose ndi kumwe n'inteko nini y'abantu. Umugabane w'iryo koraniro utangira kwitegura urugendo. Twari dufite amagare aronzweho imitwaro. Uko twagendaga inzira igasa naho imanuka. Ku ruhande rumwe rw'inzira hari imanga nini, ku rundi ruhande rwayo hari umukingo muremure worohereye werade. Dukomeje urugendo, inzira igumya kuba ifungane kandi icuramye. Bigeze aho yafunganye cyane, tunoganye inama yuko
tutongera kugendera ku magare akururwa maze tuyahambura ku mafarashi. Ibintu bimwe tubikura ku magare tubishyira ku mafarashi, tugenda duhetswe nayo. Uko twicumye inzira ikarushaho kuba imfungane, tugenda rwose mu matanwa twigengesereye ngo tudatemba mu manga. Uko tugenda twigengesereye dutyo, iyo mitwaro iri ku mafarashi ikagenda yikuba ku mukingo, bigatuma dusukumira kuri ya manga, dutinya ko turi bugwe, tukavunagurikira ku bitare. Nuko duhambura ya mitwaro yari iri ku mafarashi itemba muri ya manga, dukomeza kugenda ku mafarashi. Ubwoba bwatumaze, noneho tugeze arushaho kuba mu matangwa hiyo nzira, twenda gutemba ngo tugwe. Uwo mwanya bisa naho hari ukuboko gufasha umushweko kuratuyobora, kutunyuza mu gihitasi. Ndagira ngo mbabwire, iri ni yerekwa yabonye ari abantu benshi. Turasomye ngo narose ndi kumwe n'inteko nini y'abantu, umugabane w'iryo koraniro utangira kwitegura urugendo. Mu bigaragara batangiye ari cloud, batangiye ari abantu crowd, bari abantu benshi batangira urugendo. Ariko ikintu mbabwira, uko bigiraga imbere bamwe baratakaraga, bamwe bagatakara. Kubera iki? Batangiye urugendo rusa n'urworoshye, ariko aziro ngazi bajya imbere. Uko bajya imbere urugendo rukarushaho gukomera. Ndagira ngo mbikubwize ukuri, iyi nzira ushaka kwikorereza, iyi nzira ushaka kuzamo iragoye, ariko inkuru nziza irashoboka. Uko wigira imbere ugitangira kuba umukristo ubona biryoshye, ariko uko ujya imbere usakirana n'impatanwa. Iyi nzira irashoboka ariko iragoye, n'impatanwa. Batangiye urugendo ari benshi, ariko uko bajya imbere umubare ukagabanuka. Byatewe n'iki? Kurikirana. Inzira irushijeho gufungana, tumasha ko tutagishoboye kugendera ku mafarashi, tuyavaho tugenza amaguru dukurikiranye ku murongo. Umuntu agakandagira aho undi ashinguye ikirenge. Ako kanya imirunga imanurirwa ku mukingo wera de, tuyisingirana ingoga ngo idukomereze mu nzira tudateshuka. Nitwasigana niyo mirunga tujyanirana nayo, bigeze aho inzira irushaho gufungana. Tubona ko ibyatworohera ari ugukwetura inkweto, turayikwetura tugenza intera tutazambaye. Bidatinze duhitamo yuko ibyatumerera neza ari uko twakwiyambura amasogisi, nayo turayiyambura tugenderaho. Umva we, none se uko mubizi tujya mu ijuru tugendeye ku mafarashi? Tugendera se kuri za gari ya moshi za train? Tugendera se muri za autobus? None se tugenza inkweto? None se twambara amasogisi? Mu ijuru se hari kaburimbo tugenzamo inkweto? Nanone dukeneye kubyumva neza ngo biyambura inkweto, nagira ngo tubyumve neza. Bibiliya irivuga neza. Bibiliya bivuze, Pawulo yandikira Abefeso igice cya 6 umurongo wa 14, yarababwiye ngo muhagarare mushikamye, mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza. 15, mukwesa inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza. Kandi kiretse kuri byose mutware kwizera nk'ingabo, ariko muzashoboza kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro. Ntabwo nshaka kuvuga ko biyambuye ubutumwa bwiza, ntabwo nshaka kuvuga ko biyambuye izi nkweto, ahubwo nshaka kubabwira yuko Bibiliya iri kutubwira urugendo bari kugendamo ntabwo rwari urugendo rw'ibigaragara, ni urugendo rw'iby'umwuka. Ndagira ngo nkubwire, hari ibyo bagiye biyambura. Uru rugendo rwacu dusaba kugenda tugira ibyo twiyambura. Hari ibintu byinshi bikwiye kugenda byiyamburwa muri uru rugendo. Uru rugendo ntabwo ari urugendo, ntabwo ari inzira iri straight, ntabwo ari inzira igororotse. Ni inzira irimo za zigzag, ni inzira irimo amakoni. Isaba rero yuko abantu bagenda bagira ibyo biyambura. Pawulo yabyandikiye Abakolosayi. Hari ibyo yabonye mwiyerekwa biyambuye, ariko Pawulo yandikiye Abakolosayi, yabyandikiye Abakolosayi igice cya 3 umurongo wa 8. Ariko none mwiyambura ibi byose: umujinya n'uburakari n'igomwa no gutukana, kandi ntihakagira amagambo ateye isoni aturuka mu kanwa kanyu. Nimukabeshyane ubwo mwiyambuye umuntu wa kera n'imirimo ye, mukambara umushya uhindurirwa mushya kugira ngo ugire ubwenge, kandi ngo ase n'ishusho y'iyamuremye. 11, aho ntihaba umugiriki ugakomeza hepfo. Rero ndagira ngo mbabwire, iyi nzira ni inzira abantu bagomba kugira ibyo biyambura. Ni inzira rwose udashobora kujyanamo bya bindi wavanye kwa Satani. Oya, ukwiye kugenda ubyiyambura. Uko inzira ijya imbere igenda iba imfungane ku buryo utahinjirana umujinya, ku buryo abafite umujinya batahinjira, abakiwugundire basubira inyuma.
ni inzira udashobora kwinjirana mu bwibone, ni inzira udashobora kwinjirana uko ujya imbere. Ya manyanga na ya matiku bya bindi ntibijyayo, bisaba kugenda umuntu agira ibyo yiyambura. Tubona bagenda bagira ibyo basiga, n'urugendo rusaba kugira ibyo umuntu asiga. Hepfo ngo maze dutekereza iby'abantu batamenyereye imiruho n'amakuba tuti mbese ubu barihe? Ntibari bari muri iryo tsinda iyo hagiraga ikiba, bamwe basigaraga inyuma, abasigaye ni abari baramenyereye kwihanganira amakuba. Akaga baboneraga mu nzira karushagaho gutuma bashishikarira kujya mbere kugeza imperuka. Umva inzira igoye ariko ishoboka. Batangiye ari umugabane munini, ariko uko bajya imbere haragenda haboneka itsinda risubira inyuma n'irindi tsinda rijya mbere. Hari ikintu mbabwira, maze dutekereza iby'abantu batamenyereye imiruho n'amakuba tuti mbese ubu barihe? Ntibari bari muri iryo tsinda iyo hagiraga ikiba, bamwe basigaraga inyuma. Uvandimwe, turi muri gihe cya COVID-19, COVID-19 pandemic, icyorezo cy'isi yose. Nagira ngo dutekereze, aho ntiwasanga nawe akaga ka korona karakugezeho kagatuma uru rugendo rw'ibyanmwuka, iyi nzira igana mu bwami bwo mu ijuru, nawe utakara? Umugabane munini w'abantu benshi baratakaye. Hari abantu benshi bamaze gutakara, ibintu byinshi baraparika. Cya gitabo twatangiyeho cyitwa Bibiliya benshi barakishukunye, ntibakikibonera umwanya kubera yuko habayeho crise economique, ibwa by'ubukungu, abantu bakagira ikibazo cy'ubukungu. Abantu bari kugerageza ngo bizahure, ubukungu buzahuke, bakagira ibyo bashyize ku ruhande nyine, bya bindi byari bikenewe n'abagenzi bajya mu bwami bwo mu ijuru. Ariko wo ni umwanzuro mubi wiparika. Hari ibintu byinshi abantu bagiye bashyira ku ruhande, ijambo ry'Imana hasi ntibakiribonera umwanya. Kujya amaterana abantu benshi barabyihoreye, byo guterana kwiga ijambo ry'Imana barabiretse, gukiranukira Imana mu buryo butandukanye abantu barabiretse. No, si igihe cyo guparika. Muri uru rugendo si igihe cyo guparika. Korona yatumye abantu benshi batakara, abatamenyereye akaga, ngo abantu basigaye mu nzira kubera ko nagira mu byuma abazasigara muri iyi nzira, ngo abasigaye nta bari baramenyereye kwihanganira amakuba. Akaga baboneraga mu nzira karushagaho gutuma bashishikarira kujya mbere kugeza imperuka. Vandimwe, ntabwo Imana ishima ko duhura n'ibibazo kugira ngo dupfe, ishima ko duhura nabyo kugira ngo dutunganywe, dufate umwanzuro wo kubivamo cyangwa kujya mbere. Akaga rero gatuma abantu barushaho gukomera no gukunda Imana. Akaga ko kwenda gutemba karushaho kugwira, tugumya kugenda twegamiye wa mukingo wera, ariko tukabura aho dukandagiza ibirenge neza mu nzira kuko hari impatanwa. Noneho imbaraga zacu zose zisigara zifashwe na ya mirunga. Turarangurura tuti twakomejwe no hejuru, twakomejwe no hejuru. Abari muri iyo nzira ifunganye bose bikiranya ayo magambo. Igihe kiraje ndetse ntabwo gitinze, dukurikije ukuntu korona yaduhumuye amaso. Igihe kiraje ubwo inzira y'abakristo, iyi nzira igiye kurushaho kuba imfungane, iba impatanwa ku buryo abantu bazayinyuramo ari abantu bazaba baratakarijwe icyizere n'isi. Isi ikabatenguha, umubiri ukabatenguha, Satani akabatenguha, nabo ubwabo kubaho bikabatenguha, bagasigara bavuga bati dukomejwe no hejuru. Ubuhanuzi bwo mu Byahishuwe 13 tugiye kugera igihe cyo gusohora kwabwo, aho abantu batazemererwa kugura no kugurisha bari muri iyi nzira, ku buryo abazabaho gusa ari abantu bazaba bari mu nzira ngari ya yindi ya benshi. Ariko abo bari mu nzira ifunganye igoye ariko ishoboka, ndagira ngo mbibutse isezerano dufite nuko Imana izabana nayo, kandi koko bazagira ibihamya bifatika by'uko bakomejwe no hejuru. Bidatinze isi abantu bagiriye icyizere igiye kubatenguha, bidatinze umubiri abantu bagiriye icyizere ugiye kubatenguha, bidatinze Satani agiye gutenguha abantu. Njya nkunda kuvuga ni iyo Satani aguharaye aragukundwakaza, ariko iyo aguhararutswe arakwanika. Satani yagiye akundwakaza abantu, bakiba bikemera, bakanyereza imitungo bikemera, bakagenda bakora amanyanga bakabaho ku buryo bameze neza uyu munsi, bakaba bari kwinjoyinga ubuzima ku buryo bamaze kugera muri paradizo. Ariko Satani araza abahararukwe amaze kubashyikira neza, maze abigarike. Igihe kiraje isi twihakane, isi idutenguhe. Igihe ni iki ngo twimenyereze kwiringira Imana. Ese ujye utekereza ko ubeshejweho n'akazi kawe ko kagiye kugutenguha? Ese ujye utekereza yuko buryo ubeshejweho n'umugabo wawe no ko agiye kugutenguha? Igihe ni iki ngo twimenyereze kubeshwaho n'Imana. Ntabwo umuntu abaho kuko umugabo yamutunze, kuko ku kazi bamuhembye, kuko ABCD. Umuntu abeshwaho no kuba Imana yavuze ngo baho. Igihe ni iki ngo twimenyereze iki kintu,
tumenyere gukomezwa no hejuru, dukomejwe no hejuru. Iki ni ikintu dukwiye kwimenyereza. Kenshi twagombaga kugundira ya mirunga yakomeje gutubuka uko twajyaga imbere. Mbona wa mukingo mwiza werade wahindanyijwe n'amaraso, byatumaga umuntu ababazwa no kureba uko wahindanye. Mara umwanya mbitekereza, mpera ko nibwira ko ariko bikwiye kuba, ngo abazakurikiraho bazamenye ko hari ababanjirije kunyura muri iyo nzira ifunganye iruhije, kandi bazamenye yuko ubwo hariho abandi bamenenganye bagahita, ngo nabo babashe kubikora. Ngo ubwo amaraso azacura imivu ku maguru yabo ababara, boye kuzacika intege, ahubwo ngo nibatumbira ku mukingo bazamenye ko hariho abandi bihanganiye imibabaro nk'iyo. Haleluya. Iyi ntabwo ari inzira turi kunyuramo twenyine. Nari maze iminsi nigisha intwari mu kwizera, nigisha intwari 20. Birashoboka ko wenda uzakurikira iki cyigisho utazagira amahirwe yo kubona ibyigisho ngo mbikoherereze, ariko ushobora no kubikurikira kuri YouTube. Amazina yanjye n'ubundi ni ari kuri YouTube, Tuyisenge Elad. Ushobora kubibona intwari nahere kuri Abeli soreza ku ntwari 12. Ndagira ngo mbabwire, ntabwo ari twe twanyuze muri iyi nzira twenyine. Hari abantu, hari heroes, hari intwari, hari abantu babaye intwari bayinyuramo kandi bahagararira Imana neza. Iyi nzira yarabagoye, ariko kuko yashobokaga bayinyuramo biremera. Kunonego kuki twe tutanyuramo ngo byemere? Natwe dufite amahirwe yo kubikora. Kera tukiga mu ndimi, kubona bourse byari bikomeye. Nuko ubwo byari bikomeye twajyaga tugira imvugo y'ikilatini dukoresha. Twaba tuti none se nubwo bikomeye kubona bourse, none ko ntuza yayibonye na ntuze ko yayibonye nubwo bikomeye. Icyo gihe bafatiraga 7 kandi ntabwo byari byoroshye. Ko ntuza yayibonye na ntuza ko yayibonye, maze tugahita twandika twaranditse kuri taburo ngo kunonego. Bisobanuye ngo niba yarayibonye kuki akabaje, kuki je ntayibona. Kunonego tukajya tuvuga tuti no, niba yarabishoboye kunonego kuki je ntabishobora. None twibaze, niba hari abantu banyuze mu nzira ifunganye bibagoye, kunonego kuki je ntayinyuramo. No, nanjye birashoboka kuyinyuramo kandi nkagerayo amahoro. Ntabwo turi twenyine, reka twumve. Igihe rero ubonye bigukomera, ibyo wibuka ko hari abo byakomereye bakanesha, nawe ukomere kuko yabanye nabo, still iri kumwe nawe. Reka twumve. Bakomeje kugenda bahura n'urugamba mwiyerekwa, bagera noneho mu byago no mu mibabaro bikomeye. Maze naribajije nti, uwo ni Ellen G. White akomeza kuvuga kuri iri yerekwa. Naribajije nti, harya tugiye kunanirirwa hano ye? Ya makuba yose yo mu rugendo rwacu yatubereyeho ubusa. Hari igihe kigera ukabona inzira ntibishoboka, kujya imbere wapi, gusubira inyuma ukabona nicyo gishoboka, ariyo busishoboka. Aribaza ati, harya tugiye kunanirirwa hano ye? Ya makuba yose yo mu rugendo rwacu yatubereyeho ubusa. Tekereza, ntabwo nzi uburyo ibyo wanyuzemo, experience yawe mu byo wanyuzemo kugira ngo ubugeze aho ugeze ubu mu Bukristo bwawe niba ukiburimo. Ariko ndabizi ko benshi ntabwo bahuye n'ibintu biborohera. Hari benshi bagiye baratira izamini. Ndibuka muri kaminuza nigeze ndata ikizamini kubera isabato. Hari umudepite watwigishaga, ndakirata kubera isabato, ubwo no kubera iyi nzira. Hari byinshi twagiye tureka. Nigeze ngira amahirwe kujya mu gihugu kimwe cya Australia, ariko byansabaga, hari ibindi byansabaga bituma nza kuza kugomera iyi nzira, ndabireka, kandi harimo profit n'amafaranga menshi. Hari ibintu byinshi bitandukanye twagiye, abantu benshi bagiye bigomwa, nawe ushobora kubitekereza. Hari amaprofit, hari n'ikindi kintu nanze gukora, wenda reka nyivuge. Mu cyigisho cyahise cyavugaga, cyari gifite umutwe uvuga ngo, kamwibuke cyigisho mperuka kwigisha kohereza, cyari gifite umutwe uvuga ngo kanyibuke cyigisho mperuka kohereza, navuzemo ibintu by'amatara. Ntabwo menya narakivuze ku ntwari ya 19 igihe nigishaga Yohana Umubatiza, niba mbyibuka neza, kuko niho navuzemo bijyanye, niba nibuka neza niho navuzemo ibijyanye n'amatara. Nibwo nagizemo amatara. Kanyibuke ko n'ikigisho nagiye numva abantu bagiye bakurikirana cyane.
no ntabwo ari icya 19 ntabwo ari nk'aya 19 ahubwo ni ikigisho n'igice cyari gifite umutwe uvuga ngo ukomeye kuruta Yosuwa. Niho navuzemo ibintu by'amatara, mvugamo ibintu by'inyeshyamba, mvugamo ibintu bya perimi, mvuga uburyo nanjye ntagira perimi, mvuga ko ntagira perimi nayikoreye maze gukora nka kangahe nka provisoire kabigiye kuba expired. Ariko ikintu ngiye kuvuga ni iki, rero abantu bajya babona amaperimi bayaguze pe ndabyibuka nanjye numvaga ngomba kuyigura kandi nari nashatse ibihamya bimbwira ko atari icyaha, ndabyegeranya numvaga atari cyo. Nuko umunsi nari buyigureho ntabwo wari kubura, hari abantu bazigura ariko ubwo urumva hari gukurikiraho gushaka ndayigura nande, ntabwo wenda nari gukora iperereza nkaba namubona, ariko umutima mu gihe nagombaga kubikora hari ikintu cyambayeho mu ijoro ryari buke mbikora, umutima urandya Imana ambwira ko ari icyaha, amuza amahoro ko nza kuba nibye. Ikintu cyatumye bigira imbaraga muri jye niki, icyambere leta iramutse yemera ko bagura perimi ndasubiza ntoye. Kabiri bagufashe baguhana, none niba leta yaguhana mu ijoro ho niho hatari ikibazo, ndwana nabyo umva uwo munsi narakoze umutima wanjye utuje narwanye nabyo, ariko mfata umwanzuro ndavuga ni ngombwa nuko ndi bwumvira Imana ibindi ndabyihorera. Perimi ndayikeneye pe, kuko moto nyimaranye igihe kandi banyandikiye 50, banyandikiye 10 kandi umva ndayikeneye pe, ariko kugira ngo ntaza kubangamira umutima nama. Martin Luther yaranditse aravuga ngo umukristo utinyuka kunyuranya n'icyo umutima nama umwemeza abashyira ubugingo bwe mu kaga. Maze umwuka w'Imana ambuza amahoro, fata umwanzuro ukomeye ndavuga ni no, aho kugira ngo nshyire ubugingo bwanjye mu kaga ndabyihorera. Impamvu ubuze ibyo niyi, nagira ngo mvuge hari ibintu byinshi twagiye tubuzwa gukora isi ikora kubera iyi nzira. Nawe ufite ubuhamya, ariko reka nkubwire ibyo byinshi wagiye wibuza izo cost. Ellen White yaravuze ngo naribaje ni harya tugiye kunanirirwa hano ye makuba yose yo mu rugendo rwacu yatubereyeho ubusa. Ubu nanjye nakwiye kuba ndi kwinjoyinga perimi nk'abandi, ariko nagambiriye kuzakora nishaka nzamera imvi nzayikorera pe, ariko sinzashyira ubugingo bwanjye mu kaga. Oya, imbere yacu ku rundi ruhande rw'urwobo hari umurima hari icyo ntarimbuza ahangaha. Nuba ngo kuba abantu barihanganiye byinshi harya tugiye kunanirwa hano ye makuba yose yo mu rugendo rwacu yatubereyeho ubusa. Oya, ikadusomeza imigani 24 murongo wa 10. Imigani 24 murongo wa 10 haranditswe ngo nugamburura mu makuba gukomera kwawe kuba kubaye ubusa. Nugamburura mu makuba gukomera kwawe kuba kubaye ubusa. Iki mu cyumbe, nugamburura mu makuba gukomera kwawe kuba kubaye ubusa. Nukuri nubwo tunyura mu mpatanwa kandi inzira igasa naho igirimo impatanwa, reka twe kugamburura dukomeze tube mu Mana, dukomeze kuba ku ruhande rwayo. Wigamburuzwa n'amakuba. Umugani uravuga ngo iminsi biguhema nikaguhemuza. Reka dushaka kudusoza. Imbere yacu ku rundi ruhande rw'urwobo hari umurima mwiza wameze mu bwatsi butoshye burebure. Twari baje tuti mbese tuzabasha kugeramo, umugozi wacika twapfa rubi. Twongera kwibaza tuti mbese umugozi ufashwe n'iki? Amakiro yacu tuyateze ku murunga. Niwe twisunze muri ya nzira yose iruhije. Nturi butunanirwa ubu. Twongera gushidikanya no kugira agahinda. Tuvuga amagambo ngo Imana ifashe umugozi. Ntidukwiriye gutinya. Abari bari inyuma yacu basubira muri ayo magambo bati ntiri buduhane. Dore iyo yadukuye hose amahoro, haleluya. Ntabwo iri buduhane, yadukuye kure. Umugabo wanjye anaganira hejuru ya ryashyano ry'urwobo, agwa hirya mu murima mwiza. Nanjye ndamukurikira muri ako kanya. Nyamuneka ukuntu twaturura utwengo dushima Imana. Numvise impundu zo kunesha no guhimbaza Imana. Ndanezerwa nakumunezero wimazeyo. Maze birangira bageze muri paradizo. Uru rugendo rurakomeye, ariko amaherezo yarwo ni muri paradizo. Nsoza ndagira musoma amagambo makeya mu gitabo cy'abahirwa n'ibande page 93. Inzira ishobora kuba mbi kandi izamuka ku gacuri, hashobora kuba imikuku y'isuri iburyo n'ibumoso. Dukwiye kwihanganira imiruho mu rugendo rwacu igihe turushye, igihe tunaniwe. Dukwiye kwihanganira umuruho igihe ducogoye, turwana inkundura igihe ducitse intege. Dukwiye gukomeza kugira ibyiringiro, ariko ko Kristo ari umuyobozi wacu, amaherezo ntituzananirwa kugera ku cyambo twifuza kugeraho. Kristo ubwe yaturibanjirije kugenda muri iyo nzira kandi yaringanije aho tuzanyura.
Imana yacu ihabwa icyubahiro. Inzira igoye ariko ishoboka. Nkwifurije kuboneka muri iyi nzira kandi nkwifurije kuzaboneka muri paradizo, wihangane kandi ukomere mu izina rya Yesu. Mwamugize neza kubw'aya magambo, turakwihaye. Iyi ni inzira y'abake, ni inzira igoye ariko ishoboka. Yesu ugwaringanije aho tuzanyura, dufata ukuboko kandi uzatugeza iwawe amahoro mu izina rya Yesu. Amen.